Praise the Lord, Mungu asifiwe, Yesu ashimwe, ndabaramukije cyane, mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu, nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushima Imana mu bice bitandukanye by'isi, ko afite amanwa meza, afite ijoro ryiza, afite igitondo, mwabyutse mute, mwaramutse mute, mwabonye Imana ikingura, Imana nishimwe kandi Imana nihimbaze kuko yongeye kuduha akanya ka none, umunsi wa none, ijoro rya none, igitondo cya none kugira ngo twongere dukomezanye, dushime Imana, haboneke ubundi buhamya, haboneke izindi nkomezi, twibukiranye Imana. Nishimye. Wowe wavutse umunsi wa none nagira nkwifurize isabukuru nziza y'amavuko, happy birthdays, joyeux anniversaire, ndetse n'andi mabureke agiye atandukanye wowe waba uyafite, congratulations. Yeah. Wowe uri ku musozi ugomba kwihanganaho, ku musozi w'ibyago, ku musozi w'uburwayi, ku musozi w'igisuzuguriro, ku musozi windiriye amasezerano y'Imana, ku musozi navuga ngo ufite ishavu, ufite agahinda, hariya uri nagira ngo mukomeze mubwire ngo ihangane, byaba bimeze bityo uyu munsi ariko ejo bikagenda neza. Wowe uri ku musozi wo kurwara, umusozi wo kurwaza, nagira ngo mukomeze, ukomere. Kurwara ndabizi uko bimera, aho umuntu aba ari, Mana yanjye, ababazwa n'umubiri, ababara atameze neza, ahamiragura ibinini, hariho na za negatifu, Mana yanjye, ndabizi ntabwo byoroha nshuti zanjye, ariko uri mwihangane. Iyi video irajya kurangira wumva intege zagarutse, wumva utari wenyine, yego. Amazina yanjye nitwa Sandrine, wowe waba uri aho uri umushyitsi, karibu abasangwa, Imana ibaha umugisha cyane, wowe tubana umunsi ku munsi, Imana yanjye, wowe unyuze kuvuga ngo reka njye kureba, kandebe, yo, Imana ibaha umugisha cyane, nawe udaherutse ariko ukaba uje kuri ino video, nagira ngo nkukaribishe, nkwe karibu nanone, turacyari kugerageza, dukomezanya, tugirana inama, twihanganishanya, dusengeranirana byose. Nshimye Imana rero umunsi wa none kuko Imana yongeye kuduha akanya nk'aka, Imana ikomeje kuturinda, kuduha ubuzima, dusezerana tuvuga ngo Imana nibishaka, none Imana kuko irabishatse, twongeye tugarutse aha, twongeye tubonetse aha, amen. Ubushize rero nari mfite giripe, video ntabwo yagenze neza, nari mfite giripe, nari mfite umunaniro, Mana y'imbabazi we, ariko ndashima Imana rwose. Rero reka dusenge, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana ritoya. Uwiteka Mana mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimye cyane, ngushimiye umuteguro wawe, ngushimiye umugambi wawe, ngushimiye ubuntu bwawe, ngushimiye imbabazi zawe. Dore data, turatangiye ikiganiro, ngwino ubane natwe, imitima yacu ifatemo ibyo igomba gufatamo, imibiri yacu nayo Mwami Imana uyitengeneze, ndetse data buri umwe wese mu byifuzo bye ahazwe kandi agirwe neza. Nsize mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndashima Imana kuko tubonye aka kanya, ijambo ry'Imana tuganiraho, riravuga ngo kuki Kristo yasenze, hanyuma twese tugomba gusenga, ni kugira tujye dukomeza twiganirire gutyo nyine ko biba byaje, tugomba gusenga. Turajya mu ijambo ry'Imana, turahera muri Matayo, turahera muri Matayo, Matayo ibice ni 6, umurongo ni uwa 9, nuko musenge mutya muti,
Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru, uduhe none ibyo turya, uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyo none iteka ryose, amen. Mana y'imbabazi we, twumvishe isengesho ryiza, isengesho impamvu ndiho ndasoma numvaga ndi guseka nishimye uko ni isengesho n'abana ku mashuri bari kwiga, bageza kubigisha abarimu, abantu benshi bararizi rino sengesho, yaba abakijijwe yaba abadakijijwe, abakristo abatakristo, iri sengesho navuga ngo rirazwi ariko rirakaze. Nahoze mvuga ngo turaganira twibaze ngo kuki Kristo yasengaga kandi yari Imana ariko mu gutegeka gira gutya. Ni uko mu gusenga harimo n'ukuramya, harimo ibanga. Ni ukuramya, urumva usenze ngo data wa twese uri mu ijuru, data wa twese uri mu ijuru, ni uburyo bwo kuramya. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, amen. Ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Mu ijuru harimo harakorwa iki? Tugomba gusaba Imana ko byakorwa no mu isi. Ibyo ushaka bikorwe, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Mu ijuru haba iki? Mu ijuru hari iki? Urumva harimo gusarendinga, harimo gusarendinga, harimo kuramya, harimo kwemerera Imana kuganza, harimo navuga ngo amabanga akomeye mu gusenga. Niyo mpamvu ngira ngo twibukiranye ko gusenga kwacu gukuraho ibintu byinshi, gukuraho imivumo, gukuraho umunabi, umuntu ubyuka yumva afite umunabi, gukuraho imvugo mbi, gukuraho kwiyandarika, kwambara nabi, kugusha abandi, kugira ngo muvuge ibi ngibi byose. Ni uko twe nk'abakristo hari indangagaciro za gikristo cyangwa se za kimuntu tugenda twibagirwa umunsi ku munsi, ariko uko umuntu agenda asenga, umwuka w'Imana ntakwemerere ko hari ibyo navuga ngo ukomeza kugwamo, cyangwa nanjye nkomeza kugwamo. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu tugenda dukora ariko tumenye ko navuga ngo ari amafuti, tumenye ko ari ahanganye neza. Ntacyo bimeze gutya, ibintu dukora ntitumenye ko ari amafuti, tumenye ko navuga ngo abantu babirebaho kwibaza, ariko si uyu muntu ni umukristo? Ese uyu muntu byifashe bite? Kuki ndabona imeze neza nta kibazo? Kuki uyu muntu yitwara gutya? Kuki uyu muntu akora ibi? Uyu muntu ugasanga nk'umuntu atangiye kwibaza ngo ese uyu muntu yageze ku musaraba koko? Ese uyu muntu, mbese ugasanga umuntu aribaza ibintu byinshi kubera aho umuntu aba ari, navuga ngo n'indangagaciro z'aho hantu, ugasanga umuntu ateye abantu confusion, kwibaza ibintu byinshi, ugasanga umuntu aratukana, ugasanga umuntu akora ibintu ukibaza uyu muntu ni ukubera iki? Rero nanjye ngenda mbyibaza, nkabitekereza, nkabyibaza, nkavuga ko se kuki ibintu bigenda gutya, kuki ibintu bimera gutya, kubera iki? Hanyuma rero nza kubona ko umuntu yasenze hari ibintu byinshi yagenda agira gute, yagenda acika,
umuntu yasenze none kurakora ngo nta kibazo. Umuntu yasenze hari ibintu bitamubonekaho, hari ibintu bitamuvugwaho, hari ibintu atagwamo nka moshi. Uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu, ntuduhane mu bitwoshya, ntudute mu bitwoshya. Ni ukuvuga ngo Mwuka Wera utugire inama, tubane natwe. Hariho ibintu byo ngenda mbona, nkabona nk'umuntu ukuntu yitwara, umuntu utukana se, nkavuga ati byanze bikunze mu background ukuntu yagiye abaho, ukuntu yagiye ubaho, abantu bagiye mubana, niho hantu byagiye biva. Ariko ukavuga ati nanone iyo Kristo aje mu buzima bw'umuntu ibintu birahinduka. Gusa hari ibintu bidahita bihinduka ako kanya, ariko hari ibintu ukabona ni exaggeration, ukabona ni byinshi cyane mu muntu, ukabona kwikontorora ntibigikunda pe. Kandi umuntu ni umukristo, umuntu ari umukozi w'Imana, ukabona kuvuga nabi wapi, gutukana wapi, kurwana wapi, ukabona umuntu pe ukavuga ngo muri magambo ameze nabi yarangiritse. Rero tujye twibukiranya ko naho umuntu yagize gute yavuye bibaho pe, n'ibyo tutazi, n'ibyo tutarabona bibaho. Rero impamvu tuganiriye ibi ngibi nanone bikaza mu isengesho, nuko hari ibintu tugomba gusengera kugira ngo biveho nk'abakristo, twere imbuto nziza. Kuko waba umukozi w'Imana wakora byinshi, ariko iyo umuntu abuzeho imbuto z'Umwuka Wera ntawe ameze, navuga ngo sinzi wari veso gusa, nta uko umuntu ari umwana w'Imana birabura pe, biranga. Rero ni ugusenga cyane, gusaba Imana ngo Mana ntumpane, ntubinyoshye. Hano utuntu njya mbona, nkabona imyambarire y'abantu iteye ubwoba cyane. Umuntu ntakimenya ndi hehe, ibintu nambaye ni ibiki. Umuntu akiyambarira agashati, nk'akanambaye agashati akagenda, ukibaza nta kindi kintu arengejeho, nta kabutura, nta jipo, nta pantaro, reka da, ishati akagenda, ukibaza ibintu biri kujyaho, ibintu biri kuvaho. Umukozi w'Imana, umuntu mu rusengero cyangwa se ari umuntu usanzwe, umubyeyi. Noneho yababawe kera, navuga ngo hariho indangagaciro nziza umuntu wamureka akavuga ngo uyu muntu ni umubyeyi. Ariko ubu ngubu kugira ngo umuntu amenye ko ari umubyeyi, cyangwa se tuvuge wenda kavuye gutyo, ni uko abanza kukwibwira. Ubundi hari ibindi bintu umuntu yareba akavuga ngo uyu muntu ako ibintu byarashize. Niyo mpamvu tugomba gusenga kugira ngo ibyo Imana ishaka, wa muntu hari igihe disipurine ikubitana na disipurine y'ahantu, ikubitana na culture, ugasanga ibintu birivanze. Ariko hari ibintu ntekereza nkavuga ngo ariko se Mana, umuntu yasenze ibi byaba? Hari ibintu byinshi umuntu yasenze bitaba, ariko hari ibindi bintu biba nyine kubera, navuga ngo abantu muri kumwe, ukibaza uyu muntu. Noneho hari ibyo njya mbona, noneho abantu bagenda muri siporo, ukabona yambaye reggae gusa, ukabona hejuru ntiyambaye, ukibaza uyu muntu ni umuntu wo mu nzu y'Imana koko? Bimeze bite? Itandukaniro riri hehe? Ugasanga haburamo kwimenya, haburamo gusenga, ngo ubaze Imana, ubaze Mwuka Wera ngo ibi bintu nambaye ariko ubundi ni biki? Ibi bintu birahesha Imana icyubahiro? Ibi bintu abantu ntibakigera kuvuga ngo abantu barambona gute? Nanjye ari igihe nisigaye nambara, urabona ugenda ubana n'abantu ariko ukuntu wambara nawe ukavuga ko se nkumva ndashaka kwiyambarira nyine, ntabwo njye nambara reggae,
ariko nyine nkumva nshaka kwambara nyine sinzi ukuntu nababwira, nanjye ubwanjye nakira nk'abakoze ubundi ubu umuntu wandeba mu nzira yamenya meze gute. Rero hari igihe nkambara nk'abakoze noneho abahungu banjye igihe bazakura bakajya bandeba bazajya batekereza iki, nkibaza utuntu nk'utwo. Hari akantu nahise nibuka, hari umwana kera mbivuze gutya hari abantu bahita babyibuka, yari afite umubyeyi we, noneho umubyeyi we aza kumusura, ajya kumusura yanga ko amubona, abana bamubaza kuki dushaka ko akubona, yavuga ngo ntabwo yambara nk'abamama. Urumva hari ukuntu umwana yari afite kumva muri we umumama yakambara, iyo akantu kose nkoze nyabangomana use aba bana bazajya bakabona kuko nabo barakureba gute, kuko bazagenda bandeba gute. Byari bikwiye ko tubaza umutima, tukabaza Mwuka Wera, ibi bintu ndi gukora birakwiye, ibintu ndi gukora birabereye, mbese tugasaba n'Imana imbabazi kubw'amafuti yabayeho, amafuti yaciyeho, amafuti y'igihe cyashize, kubera ko ibintu byinshi, niba ukura ubwira umwana nabi, wakwiye kugerageza, nakwiye kugerageza kugira ngo umwana nawe atazakura abibwira abana be, ari bo buzukuru bawe, ari bo buzukuru banjye. Imana ntibishaka. None munyihangana rero kuba ari ku musozi wo kurindira se cyangwa batarahagera, ntabwo ari uko mba mbivuze kugira ngo mbakomeretse, ahubwo mesaje biri gutambuka tugirana inama, dukomezanya, tubifatanya n'ijambo ry'Imana. Tugenda tuyipasura gake gake, ariko nyine ngenda mbona ko ibi turimo nyine ibisohoka muri twe akenshi ntabwo ari byiza, ariko niyo mpamvu umuntu w'umukristo ukagenda ugerageza ukavuga ngo kuba uyu muntu ntamubwira nabi, nta n'impamvu zo kugira ngo undi mbe namubwira nabi, ukagenda ugerageza, tugenda tugerageza gake gake, uko umuntu agiye agenda akizwa niko ingeso zigenda zipfa gake gake, ntabwo directly bihita bipfa ako kanya, ariko gake gake. Niba hari ibintu uvuga ngo ibi ntibyapfa, ngo ibi ni njyewe, ngo ibi ni kamere yanjye, wapi, ntaho wagera, ntaho nagera. Ni ukugira dukomeze twimenyereze gupfa buri munsi, gupfa mu ngeso mbi, gupfa muri ibyo ngibyo tubona, gupfa twimenye, twisobanukirwe, hafi yo kuvuga kugira ngo umuntu ngo agakiza n'ak'umuntu ku giti cye, nyine ibyo bintu bimaze abantu benshi, ntabwo bikikunda cyane, ntabwo bicyoroshye. Reka dusome none mu Batesalonike ba mbere 5:16, mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Amen. Nibyo Imana ibashakaho, mwishime iteka, musenge ubudasiba, kuko ari byo Imana ibashakaho. Haleluya. Gusenga ubudasiba, bakibaza ngo umuntu abikora gute? Ubundi ubuzima bwacu bwa buri munsi bwakabaye ari ubuzima bwo kugira gute, bwo gusenga, ikintu cyose twagisengera, byaba n'ibyo tugiye kuvuga, aho kugira ngo uvuge nabi ukicecekera, kujya uvuge nabi ugaceceka pe, hari igihe ushobora kutazicuza kuvuga nabi, ahubwo ukazicuza hari igihe ushobora kuzicuza kuvuga nabi, ariko ntube wakicuza kuba wacecetse. Kuvuga nabi ni ikintu kibi, kuvuga ari umuntu mu mubabaro, hari ibintu abantu bajya bagira ngo niba ubabaye ceceka, niba wishimye be careful. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose, rimwe na rimwe bavuga ngo ni ukuba careful ku kintu cyose, kandi kuvuga ngo mwishime mu mwami iteka, nyine mwishime iteka, ni ukuvuga ngo ibisanzwe ntabwo kwishima iteka bishoboka, ntabwo bishoboka pe. Ariyo mpamvu ushobora kubona umuntu wishima cyane, kuvuga ngo uyu muntu ni indyarya, ngo uyu muntu ntababari, uyu muntu arenzaho rero navuga ngo ikintu twe gusaba Imana nyine kugira ngo twisanishe n'uyu murongo ukomeye, umurongo utoroshye, ariko nyine ibyo Imana dushaka gukora ibi ngibi twishima iteka, dusenga ubudasiba,
ngo ni ukugira gute, ngo ni ugushaka kw'Imana. Mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashaka muri Kristo Yesu. Amen. Ibibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana bashakaho. Ibibaho byose, mwa bantu mwe, ibibaho birarenze. Hari igihe avuga message ukumva nk'agahinda Imana ifite. Ibibaho byose ntabwo byadushimisha. Hari igihe hadabonekamo amashimwe, ariko mu bibaho byose muri mushima. Amen. Njyewe ukuntu nafashe ibintu nyine kugira ngo bijye binyorohera, iyo ikintu kimaze kuba ntabwo ngitekerezaho cyane, byabaye ngo kimwe gise kinjira mu mateka, gise kinjira muri testimony, muri témoignage yanjye. Niyo mpamvu ibintu byose bifata nkabaye wow, ibi byinjiye mu mateka already. Niyo mpamvu bitajya binkindira, nkashima Imana ko nyine aho mpambutse, nuko kugira ngo ibintu byorohe, kugira ngo ibintu bigende neza. Ndabona tuganiriye byinshi rero, gusa nyine intego y'uyu munsi kugira ngo turebe isengesho rya Data twese uri mu ijuru, tumenye ko birakwiye ko Kristo we yarasengaga buri munota, yarasengaga kararasenga, ubwo abandi turara twiryamira akarasenga, kwibaza yari kuba yategeka ngo iki ni kica, iki ni kijya, ntibigende gutya, ariko bikagira gute, bikamwumvira, ariko aravuga ati no, ugomba gusenga. Bwari urugero, ni urugero kuri twese. Ntabwo wenda umunsi wa none umuntu yararasenga, ariko hariho ababikora, hariho ababibasha, hariho na situation umuntu ageramo akararasenga. Rero twigane Bible, turebe ibintu tugomba kwigana nk'ibi byo gusenga. Dusenge pe. Hariho ahantu umuntu agera utabuze abantu, utabuze inshuti, utabuze icyo urya, utabuze icyo wambara, utabuze, ariko bikangombwa ko ugomba kugira gute, ugomba gusenga. Amen. Rero dukomeze dusenge kandi dusengeranirane. Inshuti yanjye, wowe uri ku musozi wo kurindira, ku musozi wo gutegereza, ku musozi w'uburwayi, ndagutekereza kuko hari ahantu nanjye nageze ngira amasezerano, wenda n'ubu nindiriye, ariko ntabwo bimeze kimwe. Komera. Wenda nta rindi jambo riri inyuma yo gukomera, ariko icyo nakubwira cyo najya mbwire ngo gerageza wishime, ntugase n'ikibazo ufite, ntugase n'agahinda ufite. Isi turimo iravuga ngo niba ubabaye garagaza ko ubabaye, ubabare, ntiwerekane ko ibintu bitabayeho. Yes, ariko nanone wiramo ikibazo, haguruka, oga amazi, isige amavuta. Yego ntabwo wakwisiga nk'umuntu nanone ufite wagraduatinze n'urugero se, cyangwa ufite ibyo arimo celebratinga, ariko wikemera gusa n'ikibazo no kukiramya, uvuga ngo Mana icyo ushaka kibe. Gusenga rero ikindi kintu bidufasha kuvuga ngo ibintu bimbayeho Imana irabizi, ijuru rirabizi, bityo ugatembera nk'umuntu wasenze. Amen. Ngatembera nk'umuntu wasenze. Mu kugenda kwawe, niba ugiye muri gym, ubwo nyine muri siporo, genda ariko wambare neza. Genda wambare neza. Yewe njye mbona n'abantu bapositinga ubona ameze nkaho yibagiwe kwambara. Ambara neza, twiyubahe. Iyi video irakomeye, mwihangane, ntabwo biba byoroshye, ariko nyine nuko. Niba ndavuga ngo uri kuvugisha abantu, niba uri kuvugisha abana, niba uri kuvugisha abantu wumva usuzuguye, hari abantu areba ko bavuga ngo uyu ndamusuzuguye, ntabwo uri ko nshatse, kumera nkaho uri kubwira inka yawe, ihene, imbwa, igisimbiza, mumbabarire, ariko nyine umuntu ukabura. Saba Imana guha umutima, saba Mwuka Wera akwigishe kuvuga, akwigishe kuganira, nanjye nyigishe. Duha agaciro ikiremwa muntu, no kwambarira abantu nabi burya ni ukwima abantu agaciro, ni ukwima abantu uburenganzira bwabo. Ntabwo mwisenure ku byo mvuze, hariho abatabyumva neza, ariko mwihangane, ntabwo iba ari iby'ibitekerezo byanjye.
mwihangane. Rero twaba tuganiriye utarakira Kristo nk'umukiza w'ubugingo bwawe, iki ni igihe cyiza wamwakira, wamutuza mu buzima bwawe, wamutuza mu bugingo bwawe, wamwakira akakubera umwami n'umukiza, ibintu bigahinduka pole pole. Urugendo ni urujya mu ijuru, rero turajya mu ijuru. Kubizera, turabyizera, turabyiringira, twizera ko hari ijuru, twizera ko umunsi umwe Kristo azagaruka gutwara itorero, abazaba bahari ndetse n'abazaba baravuye mu isi, ariko igihe kizageraho tuzataha. Amen. Rero nawe wari waraguye, warasubiye inyuma, wakongera ukagaruka, wakongera ugahagarara. Ni ibisanzwe, bibaho kugwa, ariko ikibi ni ugukomeza ukagwa wamenya ko waguye cyangwa ukabasha kwidefanda. Rero ongera uhaguruke, nawe ugihagaze. Mana yanjye, ntago bihagije, igihe ni iki ngo duhaguruke tuvuge ubuhamya, abakozi Imana bakomeze bavuge ijambo ry'Imana, bera imbuto, tugerageze uko dushoboye, tubonye ko tunaganire ko tugomba kuvuga neza, tugomba ndetse no kumenya ko n'abavuze nabi tukamenya ko hariho aho bituruka, tugasenga tukamenya ko umuntu yasenze, wasenga se ukagira uwo munabi, oya, kwambara nabi nabyo tubireke. Iyo umuntu ari umukristo agira kwambara, iyo umuntu atari umukristo nabwo agira indangagaciro, ariko n'umukristo byo ni umwihariko. Ijambo ry'Imana rivuga kwambara umuntu akikwiza. Rero tugerageze, ntabwo byoroshye muri isi turimo, ariko nyine birashoboka. Hariho n'abandi banarudara abakristo ariko bambara bakikwiza. Rero kwikwiza ni ukuvuga ngo wambare gutya, ariko kirazira ko umuntu ava mu rugo yambaye ishati gusa. Ishati nta kindi kintu washyizeho, ishati yonyine ngo ni ikanzu. Oya, ntabwo ari ikanzu, ishati pe. Urugero ntanze, cyangwa kwambara regeni, nta mupira muremure ushyizeho, mbese ukabona uri fiyeri, ibiro byabaye byinshi. Tubabarire cyane, mumbabarire inshuti zanjye. Turi kuganira ariko byari bikwiye. Rero ndanezerewe ko tuganiriye, ndanezerewe cyane. Tuzongera Imana ibishaka, kandi tuganira ku matopiki agiye atandukanye uko Imana igenda ibyemera. Ntabwo ibyo mvuze mba ari ibintu biba bije gutya gusa, ariko nzi ko hari uwo birafasha. Rero inshuti zanjye, reka mbareke, mukomeze mwinjoyinge ukwezi gushyashya, mukomeze mwinjoyinge ibihe, mukomeze mwinjoyinge, mwubaha Imana, mukunda Imana, mwizera, kuko byose biri mu kwizera ko igihe kimwe tuzabona Imana. Ni isengesho kugira ngo tutazagwa umwuma, tutazagwa isari, ahubwo tuzagere mu ijuru, tuzabona ijuru. Ni isengesho turacyari kugerageza. Rero inshuti zanjye, mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane, murakoze.